hari akaga kateye isi muri iyi minsi, hari akantu ushaka kubitsaraho nk'ababyeyi kandi mumbarire mugafate muzakigisha n'abandi babyeyi. Hari ibyiciro bitatu by'ingenzi. Icyiciro cya mbere, icyo cyiciro hakorwamo iki? Umubyeyi wicaye aha ngaha uvuga ati ukuntu mpagaze uyu munsi, umwana wanjye abaye nkanjye byanezeza, zamura akaboko turebe. Ugasanga uri kubaka ibintu ariko utari kubaka ubumuntu, utari kubaka abantu bazasigarana bya bintu. Hakaba rero icyiciro cya kabiri gikomeye cyane, kuva ku myaka 3 kugera ku myaka 12. Hakaba rero imyaka 12 kugera ku myaka 18, bakita ngo ni icyiciro cy'ubutoza. Iyo uri umubyeyi usenga ukabyara umwana akamura umugi, iyo mico yarayikuye kurindi. None se abo bandi icyo cyuho cyaje gute? Kuko biravuga ngo menyereza umwana inzira, uwo wundi ajya kumumenyereza wowe wagiye he? Kubirebanye rero n'uburezi bw'abana cyangwa uburere bw'abana, nifuje ko tureba imyitwarire y'abana mu rugo no ku ishuri. Uzi ko mwangisha abana basi, umwana akoze ikosa muri kumwe, warangiza ukagura atashaka papa wawe naza turamubona, wowe yakubonye ko hari kuki umutegase. Niba uri umubyeyi w'intangarugero, umwana ukabona bamuteye inda bakayimutera mu rugo, wibwiye ko byagenze bite kugira ngo amere atyo? Hari umurongo wa muri Bibiliya, Imigani kangahe? 22:6, menyereza umwana inzira azarinda asaza, ninde ukwiye kumumenyereza? Ni umubyeyi. Hano hantu rero uno murongo iyo mwumvishije akenshi umwiyerekwa rishya, ugatuma mwibazaho cyane. Yesu niwe wivugiye ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza ataragira gute? Atarayivamo. Hano rero mageze ndibaza, ababyeyi inzira turi kumenyereza abana, urabona ari inzira nziza akwiye kuzasaziramo? Ababyeyi, inzira umenyereza uriya mwana wawe, urabona rwose ari inzira nziza ushima uvuga ati koko uzayisaziramo ntuzayivemo? Ko mutangikiriza ni nziza. Niba uguze ka Primus ugasonya umwana, iyo nzira urifuza ko azayisaziramo? Niba ufashe ikigage uba mwana akavuga ati cyahiye cyane kirakase, iyo nzira ni nziza azayisaziremo? Iyo umugabo n'umugore muri kurwana mu rugo, muri gutukana imbere y'abana, iyo nzira ni nziza azayisaziremo? Umubyeyi wicaye aha ngaha uvuga ati ukuntu mpagaze uyu munsi, umwana wanjye abaye nkanjye byanezeza, zamura akaboko turebe. Uri uvuga ati uko meze uyu munsi, umwana wanjye abaye nk'uko nanjye meze ubu ngubu, yaba mu myitwarire, yaba mu mico, yaba uko ngenda, ukavuga ati umwana wanjye ndifuza ko amera nkanjye. Ninde wifuza ko umwana we yamera nkawe aka kanya? Hari undi murongo wo muri Bibiliya uvuga ngo ni mubyare mwororoke. Mubyare mugire gute? Mwororoke. Kororoka rero naryo ni ijambo abantu batumva cyane. Kororoka ni ukubyara, ndetse kororoka kundi ni ukugira umwana umeze nkawe mu mico no mu myitwarire. Burane bwo wororotse ku buryo umwana wavutse, abantu bavuga ngo uriya mwana koko nuwo kwande. Abana baho ni abana bagira ikinyabupfura, ni abana utabona mu burara mu muhanda, ni abana bataha kare, ni abana badatukana, ni abana bakunda gusenga, ku buryo rwose uvuga ati wa muntu koko yarororotse. Ariko njya nibaza, iyo uri umubyeyi usenga ukabyara umwana akamura umugi, iyo mico yarayikuye kurindi. None se abo bandi icyo cyuho cyaje gute? Kuko biravuga ngo menyereza umwana inzira, uwo wundi ajya kumumenyereza wowe wagiye he? Ku buryo afata imico y'abandi bantu. Rero hari akaga kateye isi muri iyi minsi, ngira ngo ntabwo kugira ngo namwe mukirinde. Iyi si y'uyu munsi abantu bawushije ku ntego, ubu abantu bose umuhangayiko bariho ni uwo guhangana n'iby'isi. Umuntu arashaka perimi, umuntu arashaka kubaka inzu, umuntu arashaka kugura imodoka, umuntu arashaka gutunga inzu hehe na hehe. Ibintu by'isi byaradukuruye cyane, biriya kubigira ni byiza, ntawe byanga. Noneho ugasanga amasaha 28 agize umunsi, nibura abana iyo bakabije bakona iminota ingahe? Ku buryo mwicara mukaganira ukavuga ati uyu munsi nawugeneye abana, nkeneye ko tuganira. Hari ikosa ry'ababyeyi ibintu byose bari ngo bakora ryo kwirukanka ku bintu by'isi, kandi ko kubigira ni byiza, ariko ntatekereze ngo bino bintu nzabisigirane.
ntatangire gutoza ba bandi azagira gute, ba bandi azabisigira. Ugasanga uri kubaka ibintu ariko utari kubaka ubumuntu, utari kubaka abantu bazasigarana bya bintu. Buriya ntabwo abana bakeneye amafaranga menshi, bakeneye umwanya wawe kugira ngo utangire ubatoze. Hari akantu ushaka kubitsa rero nk'ababyeyi, kandi mumbabarire mugafate muzakigisha n'abandi babyeyi. Buriya hari ibyiciro bitatu by'ingenzi mu burezi bw'abana umubyeyi akwiye kwitaho. Icyiciro cya mbere ni ukuva umwana avutse kugera ku myaka 3. Kugera ku myaka ingahe? 3. Kuva umwana avutse kugera ku myaka 3. Icyo cyiciro hakorwamo iki? Icyo cyiciro hakorwa, uragenda ugasanga wa mwana uvutse kugera ku myaka 3 nta kintu na kimwe aba ashoboye kwikorera. Byose abikorerwa nande? Abikorerwa n'umubyeyi. Iriya ni imyaka y'ubugaragu. Umubyeyi usanga ari umugaragu w'umwana, nta kintu umwana ashoboye gukora. Niba umwana yinyariye ni wowe umuhindurira. Harimo n'ubutarageze ushaka kwituma agasanga itumye mu myenda, aho aryamye akanyara aho ngaho. Icyo kurya ntabwo yamenya kwitekera cyangwa se ngo anakihereze. Ni imyaka umubyeyi ari umugaragu w'iki? W'umwana. Hakaba rero icyiciro cya kabiri gikomeye cyane, kuva ku myaka 3 kugera ku myaka 12. Imyaka ingahe? 3 kugera 12. Iriya ni imyaka bita ngo ni imyaka y'amategeko. Imyaka y'iki? Y'amategeko. Aho umwana akeneye amategeko y'ababyeyi. Ku buryo umwana umubwira ngo iki ntukagikore, iki ntukagikore, byuka ujye ku ishuri, karaba, kora homework, va kuri televiziyo, kora ibi n'ibi n'ibi. Ikaba imyaka yo kumutegeka, ntumworohere, ntiwemere ko kuganza na busa. Kandi itegeko mama yashyizeho papa ntaze kurivuguruza. Iryo papa yashyizeho mama ntaze kurivuguruza. Niba utanze itegeko ubona ryagira umwana akamaro, umubyeyi umwe niba atanze amategeko, mugenzi we agomba kuza aje kuyakomeza, ntaze aje kugira gute, aje kuyavuguruza. Iyo yavuguruje buri uba watsinzwe. Niba uvuze ngo nta mwana ugomba kugera saa moya ataragera mu rugo, iryo tegeko rihagarareho, umwana abone ko rikomeyeho. Niba uvuze ngo nta mwana ugomba kureba televiziyo mu masaha yo kwiga, iryo tegeko rikomereho kandi uba urihagazeho. Niba uvuze ngo ugomba kuva mu rugo wasabye uruhushya, iryo tegeko rikomereho. Niba ubwiye umwana ngomba kugira isuku kaza usa neza, ayo mategeko yahagarareho kandi uyakomereho. Icyo ushaka gutegeka umwana ukimutegeka ku myaka 3 kugera ku myaka 12. Utamutegetse aho ngaho biba byarangiye. Icyo utamushyizemo aho ngaho kiba cyarangiye. Hakaba rero imyaka 12 kugera ku myaka 18. Icyo ni ikindi cyiciro. Bakita ngo ni icyiciro cy'ubutoza. Mu Cyongereza babyita mentorship. Hahandi umwana utangira gufata akaboko ugenda umwerekera, umubwira ati wa mwana we, niba ushaka gukora dore mukajyana, ugatangira kumutoza. Niba ushaka umwana wawe asenga, jyana nawe mu rusengero. Niba ushaka ko umwana wawe hari icyo akora, mubera umutoza mwiza. Iriya ni imyaka itarimo amategeko, ni imyaka yo gutoza, ugenda werekera umwana. Niba ushaka abo umugabo mwiza, mutoza uko babagabo. Niba ushaka abo umudamu mwiza, mutoza uko baba abadamu. Niba ushaka kaba umukozi cyane, mutoze gukora. Muri iyo myaka imirimo yose aba yemerewe kuyikora. Hakaba rero indi myaka, cyiciro cya nyuma cyo kuva ku myaka 18 kuzamura, nugera ugarukira. Muzuko niyo iyo myaka bayita imyaka y'ubushuti, friendship. Iriya myaka itegeko niba rigikora, ntubu gitoza umuntu, nibyo yandi bavanga ikinyabupfura ngo n'imibare ngo ntabwo bakiga bakuze. Niba umuntu w'imyaka 18 mutoza ikinyabupfura, w'imyaka 20 wamutoza uburere, wamukundisha gusenga atarabikunze na gake, wamutoza guteka. Umwana w'imyaka 20 wamutoza guteka ukabihera ku myaka 20, wamutoza kumesa ku myaka 20 ukaba ari ubihera. Iriya myaka ni imyaka noneho no kumubwira ngo pfukama ntaba kikwemerera, kumubwira ngo washyira akanyafu mwafatana imbaraga arazifite. N'abana bari ku ishuri bari muri iyo myaka, abarimu bagira uko bitwara. Ubusobanuro umwana w'imyaka 18 ngo apfukama aha ngaha akapfukama imbere ya bagenzi be, icyo gihe muraterurana. Akanakubwira ati we mwarimu, urebe wirebe kandi witonde. Kubera iki?
iba ari ya myaka umwana wa 18 kuzamura. Abahanga bavuga ko ari nko kuvuka bwa kabiri, ariko atari kwa kubatizwa. Kuvuka bwa kabiri baba bavuga abadamu baranga babyaye. Muzi ukuntu kubyara bigenda. Umwana wujuje imyaka wujuje amezi 9 akavuka, iyo ageze hanze bigenda bite? Iyo ari mu nda ya nyina hari ikintu kimwe aba yikorera, atungwa na mama we 100%. Ariko iyo ageze hanze yavutse, none atangira kubaho kuberaho. Niba ari icyo ari burye kiraca mu kanwa k'umwana, si byo se? Niba ari ibera ryiyongera, niba ari imbeho iramukubita yumve, niba ari akamurumye karamuruma kumve. Ariko se yari muntu ngo wabara yabwumva? Ntago abwumva. Rero iyo umwana ageze hanze agatangira gushakisha, akamenya uko bonka, akamenya uko bifubika, icyo abuza akarira, umwana nyine aba yavutse yageze hanze atangiye kwirwanaho. Ku myaka rero 18 naho, impamvu babyise kuvuka ubwa kabiri, umwana watangiye kurwana yibaza ngo nzaba nde, ashakisha uwazaba. None agatangira kuvuga ati amategeko y'iwacu ndanayarambiwe, guhera uyu munsi ndifuza nanjye gutangira kwitunga. Agashakisha ukuntu azasohoka iwabo agatangira kujya kwigaburira. Iyo myaka rero yo mutubatse ubushuti bwa nyabwo, nta kindi wakora kindi. Ku myaka 12 nako 18 kuzamura, umwana abakeneye ubujyanama gusa. Akaguhamagara, papa nahuye n'ikibazo ndakugisha inama, nkora iki? Mama nahuye n'ikibazo ndakugisha inama. Kubera bwa bushuti mwubakanye, yumva ko ari wowe mujyanama wa mbere. Ariko hari abantu usanga batubatse bwa bushuti, aho umwana akabona ko umubyeyi we ari we mwanzi wa mbere. Rero mwibande ku myaka, ya myaka y'amategeko. Abana rwose ntibiborohere. Hano hantu yo mageze, yewe narezwe n'umubyeyi w'umudamu, ariko yagiraga igitsure giteye ubwoba. Ariko ndara nkasanga amategeko yanshizeho ashaririye, niyo atuma uyu munsi ndi uwo ndiwe. Amategeko yankomereye yanshizeho akankomerera cyane, niyo atuma uyu munsi mpagaze aha ngaha mbona icyo ndi kubabwira. Iyo anyorohera akabitwara uko yishakiye, nta kintu kimwe kiba cyaravuyemo. Muzi kurera abajeyi, Ikinyarwanda murakizi, kurera abajeyi. Rero abana bageze ku myaka yuko mubashyira itegeko, ariko itegeko rifite icyo ritanga cy'umusaruro muzima. Iyo watangiye kuba umutoza rero, ngo menyereze umwana inzira anyuramo, azasaza ataragira gute? Atarayivamo. Ubwo ndagaruka ku batoza. Iyo bavuze abatoza benshi murabyumva. Ikipe y'umupira iri gukina igatsindwa birukana nde? Umutoza n'ujyana mbere y'abakinnyi. Niyo abakinnyi baba babaye babi, nta kumutoza atakoze, ariko hagenda nde? Hagenda umutoza. Ubu rero ni mwebwe batoza. Mwebwe batoza muhagaze neza mu butoza bwanyu. Yego. Buri umwana yakeneye ikintu, azi icyo yasaba papa, akabaza n'icyo yasaba mama. Azi aho yanyura bikoroha, akabaza aho nawe yaca bigakomera. Buri aba babizi. Unamuhaje akakuganirira yakubwira. Bakavuga ati niba ushaka kino kintu, niba ushaka uruhushya, ati rusabe papa ntabwo ajya akomeza ibi. Ati niba ushaka kugura inkweto, ati mama arakubaza ati zazinde wari ufite, ati zana mbanze nzirebe ndebe ko zashaka. Ugasanga amakuru barayafite. Rero icyo byerekana ni iki? Nuko ibyo dukora abana bageze gute? Barabibona. Nibyo nababazaga, uramutse warareze umwana wawe neza, akagira imico itari iyawe, wibwira ko yayikuye he? Uri umupasitoro wirirwa ubwiriza abantu hari ako gatoti, ukabona umwana wawe ahura urumogi, wibwiye ko yabikuye. Niba uri umubyeyi w'intangarugero, umwana ukabona bamuteye inda bakayimuterera mu rugo, wibwiye ko byagenze bite kugira ngo amere atyo? Biba byaravuye he? Bivuge cyane babyumva. Ni ugutoza nabi.
uwo byabaye harakubwira ngo tucecekere ngo nawe urahetse ngirinde ngo kuvuga ngo nawe itazagera gute itazakubaho ariko reka mbabwize ukuri iyo wagize umwanya wo kurera abana bawe ukababamo ntabwo wakorwa n'isoni ingero ugenda zifite nyinshi umuntu wabaye mu bana bakabatoza akagira umwanya uhagije wo kubatoza akabakundisha gusenga akabakundisha rimwe na rindi mu rugo abana nkoresha uko nshoboye ku buryo buri gitondo bitabira Sunday school kuri Sunday school zirera abana ku kigero cyiza cyane zira zo kunsengera umwana waciye muri Sunday school mutanyuzemo usanga ari abana batandukanye hano ubwo bamera kimwe noneho umwana bamwigisha ukuntu inzoga ari mbi muri Sunday school noneho rimwe haza umuntu kunsura mu rugo aje kunsura yari umuntu w'inzoga mutumiraho bamuzanira primus ebyiri noneho umwana umwe nawe mfite umwana mukuru icyo gihe yari afite imyaka 8 arambwira ati papa ati ko Sunday school batubwiye ko inzoga ari mbi nawe ukaba ubitwigisha ko inzoga ari mbi ati none ko zihaye uriya muntu ati ntabwo mugiriye nabi noneho ntangira uburyo ndi busobanure noneho ko ntacyo ziri bumutware kandi Sunday school bamubwiye ko inzoga ari mbi kandi ko inzoga ari icyaha nsanga umwana ngiye kumushyira muri confusion ngiye kumutera urujijo wero umunsi nahise mfata umwanzuro umuntu wansura nk'inzoga amafaranga ndampa akajya kuzinywera mu kabari nabyumvikanye na madamu nta nzoga n'imwe uko yabimeze kose ishobora kumpatira mu rugo imyaka irenga 10 irashize n'umuntu wahaje azi neza akazinywa iyo yaje arabizi ko mwakiriza fanta kubera iki hari igihe ibintu bibi ugasanga ni wowe washyizemo icyuho ugasanga ni wowe wateje icyuho gituma habaho bya bibazo nabonye ukuntu kurera bitoroshye hari umugabo yakoreraga kure n'umugore agakorera kure bakaza muri weekend iryo joro bawe bakarara bakarwana bimwe bikomeye nyina abwira wa muhungu w'ijambo numva rinyeretse ko burere bugira imbaraga zitoroshye ibyo dukora wibwiye ngo urimo urakina uri guhemukira abana bawe nyina yabwiye umuhungu ati mwana wanjye ati nushaka kubaka nk'uko so yubatse ati ntabwo urubona bakagamo zarubamo kubaka nkande nk'uko se yubatse urumva isa nawe yararwanaga yakubitaga nyina bikomeye ati izi nkoni twaraziyangana atari ko ntabwo ubu ngubu byakunda urumva rero uwibahetse ababwiriza uwo mu mugongo irinde kugira ikintu ukora umwana kureba niba murara murwana niba ubeshya umwana ubwo nawe azahinduka iki azahinduka umubeshyi niba haje umuntu agakomanga ati genda umubwire ko papa ahari genda umubwire yuko ntahari ubwo so umuntu utwaye ubutumwa usize umuntu mu nzu agatwara ubutumwa bw'uko umuntu adahari urumva uri kumutozamo iki so umubeshyi w'intangarugero se none ari no mu ishuri arimo araniga none se naza akirirwa hariya akatakata wamaze ati bambwiye ko ntageze ku ishuri atereka reka barakubeshya uwo kweshya azaba yarabikuye he azaba yarabikuye wabyeyi niba wikundira ka primus agasomaho ukamubwira ati kano kamaremo ujye kuzana indi ubwo kunywa inzoga azaba yarabikuye kuri indi bari kubahiriza iteko ry'Imana ryitwa bubahe niba uhagaze ugatuka nyina ku karubanda umwana yumva natukana uzava ko yabikuye he bubahe so na nyoko azaba yarabikuye he azaba yarabivanye ku babyeyi rero babyeyi ku kintu cyitwa uburere ni mu gihagarareho cyane hanyuma ikindi mwige guhana abana hari ikintu ngaye ababyeyi b'abamama umwana yakoze ikosa muri kumwe warangiza ukajya kumutega se ngo papa naza iryo kosa kare waribonye warihanya ako kanya niba umuhimbazo ukazimuha cyangwa niba umuhana ukamuhana uzi ko mwangisha abana basi umwana akoze ikosa muri kumwe warangiza ukagura atashaka papa wawe naza turamubona wowe yakubonye ko hari kuki umutega se nsomera imigani 13:24 tw'umukwana ariko umwana hakiri kare
ni mu rukerera hakiri kare ni cyagiye hakiri kwibere ku munsi wa mbere wa mubyaye ni wowe gutangira kumuhana. Hari umuntu uvuga ngo utwana ngo n'utw'umumarayika ngo tuzajya mu ijuru, abana n'abapagani ko yabangana kose. None se agahinja ugahaye ibereka kariruma, akamarayika kararumana. Akana k'imyaka 3 kagenda kagakora mu isukari, mugahura hano rero akazati kuvuye mu biki, ati nokore ntacyo nakoze, ugakona akamarayika. Kabara akanyabyaha gatoya gakeneye gutozwa hakiri kare. Ukamubwira tukora igisukari, urangana n'umuntu w'ibyinka, yagatwara igiceri ukagira ngo biroroshye. Igiceri nicyo ashoboye muri kano kanya, ariko uko agenda yigira imbere azatanya no kw'amafaranga aremereye. Usanga bwa bujura wagiye woroshya. Niba umubyeyi mwavuze ati kuki wibye igiceri yajya guhana tareka 100 n'iryo kubitira umwana wanjye, uyu munsi ashoboye 100 ariko azatwara miliyoni. Kandi nutamwana hakiri kare azajya no mu kazi k'abandi. Nimujya mwumva abantu bakora mu banki kumva ngo yibye nka 20 yacitse yagiye. Muri yo kurikiranya agenda ugasanga ahereye ku giceri, yahereye ku gukora mu nkono, yahereye kwiba agasukari, yahereye ku tuntu tworoshye. Rero ukunda umwana we amuhana hakiri kare. Ariko umwana w'imyaka nk'ibiri cyangwa se w'umwaka umwe ashaka nka telefone abantu bajya bazibaka, bajya bazibasaba. Umwana aririra telefone, yaririra telefone ukamubwira ati wajya telefone ntabwo ari y'abana. Guhera uwo munsi telefone ntabwo yongera kuyirira. Ariko iyo ariza cyane ukamubwira ati windirize umwana akira, ubwo muri we aba yamaze kumenya yuko niba ashaka telefone arakora iki, ararira kandi umuhereza. Bisaba rero niyo nababwiraga wigira akantu na gato worohera mu kurera umwana. Shyiraho igitsure kandi ugihagarareho. Fata ibyemezo, bya byemezo ube ubikomeyeho, ntujye kujenjeka. Guhana umwana rero hakiri kare nayo ntabwo usaba kugira ngo kubita ukureho inyama. Nubwo birayemera akanyafu, ariko ntabwo yemera gukubita umwana hafi yo kumwica. Oya. Kandi amakosa yose nta nubwo ahanwa n'inkoni. Ushobora no kumuganiriza ingeso akayicikaho, sibyo se? Ariko wabona binakabije n'akanyafu kakagera gute, kagacaho. Ndi mu bantu badakubita abana kandi mu bantu bakubita abana. Iyo ngiye kumuhana nka rimwe mu mwaka, ariko nkamwihanangiriza ko ku buryo zamuna zitekereza. Iyo namubwira n'ibyo bintu bireka ntazagukubita, nkamubwira n'ikindi kintu kireka ntazagukubita, ubwo abazi neza ko yona mukubise ukuntu yabimeze. No gushaka umunyafu nkamukubita ku buryo rwose nyumva akawusinda, yatekereza ikosa kumva ririmo riramunukira. Reka dusoreze ko no murongo wo muri Zaburi 122 umurongo wa 3. Dore abana umwana uturuka kubiteka, imbuto z'inda nizo ngororano. Abana ngo ni iki? Uturuka muzi ko ari mwana bashaka abana bababuze. Murabazi? Hari abana bashaka abana bababuze, hakaba n'abandi bababonye babura icyo babamaze. Iyo mwonye rero ukuntu abana banyu mubafata, nateza ko abandi bababuze. Iyo ngo wambaye ikirezi namenya ko kera umuntu utarabuze umwana ntabwo uva ko abana bavuna, ntabwo abyumva. Mudamu yarambwiraga ati n'akazi numvaga nakareka, ariko uzi kwicara mu rugo rutarimo umwana ukamara imyaka 12, ati abandi abana batatu umugabo wanjye nuko yihanganye asenya Imana, ariko utazi uburemere bwabwo ntabwo abyumva. Niyo mpamvu rero birivuga ngo umwana ngo ni umwana uturuka kuwiteka. Umwana ni ingororano Imana itanga. Bariya abana n'umugisha Imana yabahaye, kandi mujye mubabona nk'iki, nk'umugisha. Mubatoze imico myiza, ntiwemere ko ikintu kibi kimuzaho kubera ko ari umugisha, sibyo? Umuntu uvuga umwanya abana be, umwanya ubonera abana. Naje kuraba abagabo bataha igicuku, mu bagabo 100 bataha saa 9 saa 8. Muri abo bagabo 100 babiri bonyine niwe usanga baba bagiye mu nyungu z'urugo. Abandi 98 baba bagiye mu ngeso zabo zabananiye, ntibataha basinze se. None so baba bagiye mu nyungu z'urugo gataha wasinze. Abenshi ugasanga bari mu ngo bagiye mu mahabara yabo, abandi bagiye muri kurara basarura amakawa y'abandi batera za gatari n'abiba amahene bagira bate. Nta muntu urara ijoro. Imana duha amasaha yo gukora yo kumanywa, amajoro muzayarekere
beneyo ariko impano wahereza umwana wawe ikomeye ni ukumushakira umwanya mukamuri hamwe. Amen. Mukabashakira umwanya rwose ukamutoza ukamuganiriza. Nutoza umwana ukize ku mutima ntabwo azaguhombera, kubera ko iyo wamutoje neza agera hanze akaba munini cyane kuruta bya bindi byo hanze. Ntimwavuze ngo bangizwa no hanze? Ntabwo umwana watojwe neza hanze hamuganze. Oya, ajya mu bajura agahindura babajura, ajya mu basinzi agahindura babasinzi, ajya mu basambanyi agahindura babasambanyi. Ariko utaratojwe neza akaje kose kagira gute? Karamuhitana kakamutwara. Rero mu bintu mukora byose mushakira umwanya abana banyu. Pastor nsoreza ku tegeka kwa 2 ibice 6 umurongo wa 3 kugera kwa 2. Aya mategeko mutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Ujye umwete wo kwigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye. Ibi byose mbabwiye ujye ubyigisha abana bawe, ubibabwire muri mu nzu, ubibabwire mugenda, ubibabwire mubyutse, ubibabwire muryamye. Nimujya kuryama nk'ababyeyi mujye musengera abana, nimubyuka musengere abana banyu, nimugenda mu nzira musengera abana banyu, kubera ko ibintu bihiga abana byabaye byinshi. Ese murabibona? Murabizi ko byabaye byinshi? Ibintu bihiga abana byabaye byinshi, yewe n'amashyari. Umwana wawe umuhanga bikababaza umuntu ko umwana wawe atsinda. Harimo n'ababyeyi bancishije ugasanga umubyeyi arimo hano ikintu kimuhangayikishije ni ukumenya ngo umwana wo kwaza babere yabonye angahe, ntamwishyurira minerivare, ntago amugurira iniforume, ntamugaburira, arashaka kumenya amanota y'abandi bana bagize gute bagize. Wamenya ibyawe ukamenya umwana w'abandi bashaka iki. Uzi ko ari nk'ababyeyi adasinzira ataramenya ngo umwana uko akana kagize angahe. Noneho wakumva umwana wawe yaje nyuma y'abandi ukababara, ukumva babandi ahubwo bagapfuye kugira ngo badakomeza kuza imbere y'uwawe. Ubwenge butangwa n'Imana, ntabwo buva mu bapfumu, ntabwo buva mu ishyari, ntabwo buva mu burozi. Ubwenge butangwa n'Imana. Kandi wagize umwanya ugatoza abana bakabasengera, Imana itanga iki? Imana itanga ubwenge. Yewe ntabwo njya mpa abana intego, niyo yatsinzwe ntabwo mubwira ngo urashaka ngo uzabe uyu mwoya, ntabwo njya mbaha intego z'imyanya. Kugira ngo ndifuza ngo uzabe uwa mbere, ngo uwa kabiri, uwa gatatu, oya. Mbahereza intego z'amanota. Nkabwira nti ndashaka ko wabonye 70 zamura ugeze kuri 80. Wabonye 80 zamura ugeze kuri 85, ukamuha intego z'amanota. Iyo ugiye kumuha intego z'imyanya bitera amashari mu bana. Uzi ko umwana iyo azi ko hari mugenzi umuri imbere mu kizamini akabura ikaramu, urumva yayimutiza? Aguye ku ikaye y'abafite ikizamini uwo munsi ashaka guhita ahirikira kure kugira ngo aboreho yigira, kugira ngo abone ukuntu amuza imbere. Rero mujye mugira umwanya, waba uryamye, waba ubyutse, waba ugenda, mutoze abana banyu. Amen. 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 Gerageza ibyo mukorera abana, papa na mama, abana babona uruhare rwanyu mwembi. Ubuzi ko abana hano harimo uwo wabaza ati mu babyeyi bawe undi ufite akamaro kurusha undi, agahita akubwira ati ni papa, cyangwa agahita akubwira ngo ni mama. Ati papa ni umusinzi, ati mama byose niwe ubireba. Ubwo se umwana akwiye kumenya ayo makuru? Umwana icyo akeneye ni minerivare, ni imyenda, n'iby'ibibazo bye byose. Ntabwo akeneye kumenya ngo byakozwe na mama cyangwa byakozwe na papa. Koresha uko ushoboye bigaragare ko byakozwe n'ababyeyi bombi. Sibyo nk'ababyeyi yatandukanye na se w'umwana, nubwo mutagize amahirwe kugira ngo mube muri hamwe, ariko koresha uko ushoboye umwana urukundo rwa se, kubera ko nta wundi se azabona kuri iyi si. Koresha uko ushoboye wikangisha umwana papa we. Ugasanga umudamu arangisha umwana se, akenshi birangira bamwe batsinzwe. Ugasanga wa mwana arakuze amenya ukuri, akabona ko ari wowe mubi, ugasanga wundi wamwangishaga ni wagize gute
we yisangiye ubwo se nuba watsinzwe. Rero nihaza n'ibibazo mwirinde gushyira inzangano hagati yanyu ngo bigere no mu bana. Nta kintu muri gufasha igihugu. Ugasanga nyina umwana ari kwa nyirakuru wenda nta nubwo azi nyina ubyara umwana yaraje amutangaho n'umuhungu we, umuhungu we nawe ntahaba. Mugerageze ibibazo byo kuba abana kutamenya inkomoko z'aho bavuka, ibyo bintu mubishyire mu imbaraga zikomeye. Umwana amenye ko afite se, amenye ko afite nyina, kandi ababyeyi bagira uruhare muri ibyo bintu. Sibyo nk'ababyeyi bana baho umugisha. Ihumeka sinzahungabanywa n'ibihwihwiswa, havugwa yuko ejo hanjye hatari heza hashingiwe ku biri kumbaho. Zoronke Ibaya.